Ni amakuru y'incamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Bugesera, aho umusore w'imyaka 28 yishe se amutwikishije lisansi, bikaza kurangira se ahise asiga ubuzima. Uyu musore wamaze gutabwa muri yombi wo mu karere ka Bugesera, mu mudugudu wa Gahinga, akagari ka Kibirizi, mu murenge wa Mayange. Abapolisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'abaturage bageze ahangaha kugira ngo bakurikirane ibyabaye neza nyuma yo kubona iby'urupfu rw'uyu mubyeyi wishwe n'umusore we cyangwa se n'umwana we yibarutse ku myaka 28 yari afite, ariko agakora ibiteye ubwoba n'ubwicanyi bw'indengakamere, akica se akoze ubugome gutya. Inzego z'igihugu zikaba zamaze kumuta muri yombi mu gihe abaturage bamusabira ko hatanga ubutabera, nawe akaba yakwicwa kubera ibyaha yakoze by'ubugome no kwica se akoresheje uburyo bwo kumutwika. Andi makuru ngufitiye nuko mu karere ka Kamonyi ingona yamize umuturage mu mugezi wa Nyabarongo. Abaturage bo mu murenge wa Runda, akarere ka Kamonyi, bababajwe n'urupfu rw'umuturage utaramenyekana ndetse wamizwe n'ingona mu mugezi wa Nyabarongo. Umurambo we wagaragaye mu rwasaya rw'ingona, ariko abaturage bagerageje gutabara ingona ihita yibira mu mazi. Urujya n'uruza ndetse na polisi n'urwego rw'igihugu aribo bakomeje ibikorwa byo gushakisha umurambo. Inzego z'umutekano zihanangirije abaturage kwirinda kwegera Nyabarongo cyane kugira ngo hirindwe izi mpanuka. Ni amakuru ngiye kugezaho nanone uze kubwira umwicanyi ruhebwa mu mateka y'isi, ndetse umugabo wishe abagore bagera kuri 93. Ni amakuru yose ngiye kugezaho kuri no YouTube channel Kidasamura TV Rwanda. Niba rugamba ruhageze kandi buto yanditseho subscribe kandi no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira. Tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Reka mere muri buno buryo. Umusore w'imyaka 28 wishe se amutwikishije lisansi yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage bo mu karere ka Bugesera, ni mu mudugudu wa Gahinga, akagari ka Kibirizi, mu murenge wa Mayange. Amakuru avuga ko uyu musore yajyanye ibibazo na se bikaza kurangira amwishe, ndetse bikaba biri gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru mu buryo burambuye iki cyateye urupfu rw'uyu. Gusa abaturage bakaba basaba ko hatanga ubutabera, uyu musore akaba yanicwa mu gihe bibaye ngombwa. Amakuru azindutse avugwa muri Kivu y'Amajyepfo mu nyihanganira n'inshi mu yandi makuru. Reka yombe nyaretseho gato, turaza kuba tugarukaho mu bindi bihe nari ngiye kuvuga mu kubera mu burasirazuba bwa cya gihugu, ariko reka tubesubitse. Abanyerondo babiri bacungaga umutekano mu isantere ya Benda bafashwe n'abagenzi babo bari kwiba mu iduka ry'umugabo witwa Bandukiye Odette Sori. Ni umubyeyi nyiri duka rero yaramaze igihe abura ibicuruzwa bifite agaciro karenga 300,000 atazi ababijyana. Ubuyobozi buvuga ko nibaramuka bahamwe n'icyaha bazishyura ibyo biyibye ndetse bakurwe no mu irondo ry'umwuga ubuzima bwabo bwose, usibye n'ibyo ngibyo banafungwe. Uyu muntu avuga ko yaramaze igihe yibwa ariko atazi ko abakora ubu bujura ari abanyerondo, akaba rero avuga ko mu gihe ibi ngibi bibaye bagomba kubiryozwa kandi bagomba kubizira uko byagenda kose. Abanyerondo babiri rero ari we Ndayishimiye Elia w'imyaka 19 na Dusingizimana Emmanuel w'imyaka 25 bo mu irondo ry'umwuga rero ryacungaga mu isantere y'ubucuruzi ya Benda mu mudugudu wa Gahira, akagari ka Benda, umurenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanjongo nyuma yo gufatirwa na bagenzi babo mu iduka biba. Bafatiwe mu iduka rya Bakundiki Odette wari umaze iminsi azagasanga ibicuruzwa bye byagabanutse, abona byibwe, yareba akabona nta rugi bishe naho batoboye bikamuyobera, akanagira isoni zo gutabaza avuga ko bamuhindurira umutekamutwe kuko naho yabonaga yabinyuza. Yagize ati, nari maze kubura ibicuruzwa bifite agaciro k'amafaranga 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Najyaga nza mu gitondo nkasanga ibyo bicuruzwa byanjye byagiye, ariko nkabura aho nabihera, ndetse mbisanze byibwe, ariko kuko nabonaga arugi batarwishe nkagira n'isoni zo kubivuga. Reka mu karere ka Nyamasheke naho humvikanye amakuru y'ingona yariye umuntu imubira mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda bakomeje ibikorwa byo gushakisha umurambo. Abaturage bavuga ko batungwe no kubona mu rwasaya rw'ingona harimo umuntu
muntu. Polisi ikaba yihanangiriza abaturage kongera kwegera hariya by'umwihariko muri ruzi rwa Nyabarongo kubera ko bishobora kuzajya biteza impanuka zo kuribwa n'ingona cyangwa se no kuba bagwa muri ruriya ruzi.